nk'uko inkonda z'uruhinja zitera nyina ubwuzu, niko amarira y'uwubaha Imana amera imbere y'Imana. Amarira y'umukiranutsi asembura umutima w'Imana igakora ibyari byarananiranye. Reka dusenga Imana. Uwiteka Imana ihoraho, Imana ikiranuka, reka iri jambo tugiye kwiga ryomora inguma z'abantu bawe, ryubaka ibyiringiro byabo, kandi ku iherezo ryabyo usohoza amasezerano yabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushuhuje mwene data, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Subizwamo imbaraga muri uyu munsi, muri iki gitondo cya none, kuko ari byo Imana yashimye kuvugana nawe. Muri iyi si duhura n'ibigeragezo byinshi, tugahura n'ibibazo byinshi, tugahura n'ibizazane byinshi. Ese ni iki kizazane uhura nacyo mu buzima bwawe kikuraje nabi? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none niwizera aya magambo, warangiza ugategereza Imana, Imana iraje igusubize. Muri ubu buzima, kuva Satani yacumura agacumuza umuntu, ihoramo ibibazo bitandukanye bikomeye. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira mu Baroma ibice 5:5 ngo hari ubwoko bw'ibyiringiro tugira muri Kristo Yesu, ngo kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Imana ntabwo izatuma ukorwa n'isoni. Iyo dusomye ijambo dusanga muri Zaburi ya 56 ku murongo wa 9, Dawidi yandika aya magambo agira atya ati: atubara kurorongotana kwanjye, atamarira yanjye ukayashyira mu icupa ryawe, none ntabwo yanditse mu gitabo cyawe. Icyo nicyo kibazo umuntu akwiriye kwibaza uyu munsi wa none. Dawidi aratubwiye ngo amarira y'umukiranutsi ngo iyo arize arijijwe n'ikibazo runaka, ngo nuko Imana ngo iyashyira mu icupa ryayo. Erega mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo wowe urizwa n'uburwayi, ukaburizwa na minerivare z'umwana, ukaburizwa n'ubukene, ukaburizwa n'urwango rw'abakwanga bo mu muryango wawe, ukaburizwa no kudindira mu byerekeranye n'iterambere, biratubwiye ngo iyo urira hari marayika uba wicaye iruhande rwawe. Iyo ugenda urorongotana uba ugendana nawe, ngo kandi ashinzwe gufata amarira yawe. Amarira yawe afite agaciro imbere y'Imana, ntugatinye kurira imbere y'Imana. Iyi Zaburi ya 56 ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi avuze ijambo kurorongotana. Ese kurorongotana ni iki? Kurorongotana Abongereza babyita ngo ni wanderings. Ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu aba afite ibibazo, afite amakuba amwugarije, kugeraho ata umutwe, agasohoka mu nzu akagenda atazi aho agiye. Bijya bishoboka ko bibaho yuko umuntu agira ikibazo, mwarabibonye nk'umuntu waba wapfushije nk'umwana w'ikinege, wagasohoka mu nzu yikoreye amaboko, akirukanka atazi aho ajya, kubera yuko ubwenge busa n'ubwamutorotse. Ibibazo bijya bidutera, tukamera n'abatewe n'ibibazo, tukamera n'abantu batewe n'ibisazi. Ariko Imana yo mu ijuru iravuga ngo hari marayika ubiri iruhande rwawe. Marayika w'Imana ari kumwe nawe. Zaburi y'ingi yanditswe na Dawidi igihe yahungaga umwami Sawuli. Sawuli yari yarakuwe ku ngoma, Dawidi niwe Imana yari yimitse. Ariko kuko isaha yo gusimburana ku ntebe yari itaragera, Dawidi yagombaga guca mu rugamba rw'intambara mbere yuko yinjira mu byasezeranijwe. Reka nkubwire mwene data ikintu ushaka ko wiga uyu munsi. Hari intera iri hagati y'igihe Imana iguhereye isezerano n'igihe Imana izasohoreza isezerano. Hagati y'isezerano n'igihe cyo gusohozwa kwaryo habamo intambara nyinshi zikomeye cyane zishobora gutuma umuntu anagamburuzwa. Ariko hashimwe Imana yacu idutumira abamarayika bayo iteka,
tutababonesha amaso, bagakomeza kudukomeza muri uru rugendo kandi bakaturindiramo kugira ngo tudapfa. Dawidi yamaze imyaka myinshi ahunga Sawuli ashaka kumwica. Iki gihe yandikaga iyi zaburi yavugaga ku mateka y'ibyari byamubayeho igihe yahungaga Sawuli agahungira ku mutambyi, ndetse ahunze adafite inkota, adafite n'intwaro. Nibwo yahabwaga imitsima yari yerejwe Uwiteka ari kumwe n'abagaragu be. Abonye ashobewe Sawuli azamwica mu gihugu cya Isirayeli, kuko yari yarashyizeho ingenza zose zo kumuhiga, nuko ahitamo guhungira i Gati mu babisha be. Nimwibuke, niba hari umuntu Abafilisitiya bangaga cyane kurusha abandi ku isi ya rurema, yari Dawidi. Dawidi niwe wari warishe intwari yabo ya yindi yitwaga intwari y'i Gati, ubwo yamuteraga ibuye ryo mu muhumetso, nuko ingabo z'Imana Abisirayeli bakanesha, nuko Abafilisitiya bagatsindwa. Abafilisitiya bangaga urunuka Dawidi, ariko amaze gushoberwa abonye Sawuli azamwica, ahitamo guhunga umubisha we, amuhungira ku babisha be. Nimwibuke, ibibazo Dawidi yari yaragiranye n'Abafilisitiya byari byinshi. Igihe Sawuli yamushyingiraga umukobwa we, yamutumye kuzana ibikinyita by'abagabo 100. Ni ukuvuga ngo yagiye mu gihugu cy'Abafilisitiya yica abagabo 100 baciyeho ubugabo bwabo kugira ngo abone inkwano aha Sawuli. Mbese niba hari umuntu Abafilisitiya bangaga urunuka, yari Dawidi. Mwibuke intambara yabereye i Keila, Dawidi ubwo yatabaraga, nabwo Abafilisitiya benshi barahatikiriye. Abafilisitiya bamwangaga urunuka. Hari igihe umuntu ashoberwa yarangiza akarorongotana agahungira amakuba mu byago. Nimurebe igihe, hari nk'igihe umugore ashobora gutotezwa n'umugabo we, noneho mu gihe cyo guhunga urupfu azicwa n'umugabo, akaruhungira mu kujya kwiyahura mu mugozi, kandi byose ari urupfu. Mwagiye mwumva umuntu ugira ibibazo byinshi mu rugo rwe, agahinda kamara kumusumbanyiriza, isi isa n'iyamuteye umugongo, agafata icyemezo cyo kwiyahura agapfa. Bamwe bita mu ruzi, abandi banywa ibinini by'imbeba, abandi bakoresha ubundi buryo, hari abisogota inkota, hari abantu birasa, abantu bakiyica. Akanga gutegereza kwicwa n'amakuba n'umubabaro afite, ahubwo agahitamo kwiyica kugira ngo yihutishe uburyo bwo gukemura ikibazo cye. Ibi bibazo abantu benshi babicamo, ndetse n'abubaha Imana hari abashobora kuba babifite bahura nabyo muri uyu munsi wa none. Ariko ndashaka kukubwira ijambo Dawidi yavuze. Aravuga ngo kurorongotana kwanjye urakuzi, ngo ubara kurorongotana kwanjye. Iyo ngenda nk'umuntu ubungera udafite ahajya, nugarijwe n'ibibazo n'imibabaro, mpagaritse umutima ntasinzira, mfite amahoro make kubw'ibibazo binyugarije. Dawidi aravuze ngo ubara kurorongotana kwanjye, ngo amarira ndira kubera kurorongotana, ngo ukayandika mu gitabo cyawe, ngo warangiza nako ngo amarira ndira ngo ukayashyira mu icupa ryawe, ngo warangiza ngo none se ntiyanditse ngo mu gitabo cyawe. Reka nkubwire mwene data, iyo umuntu wubaha Imana arira, Imana ntago nayo ubwayo ibituje, hari ikibikora kugira ngo utunganye ibyakurizaga. Reka nkubwire ngo umutima wawe nukomere, nk'uko inkonda z'uruhinja ziryohera zikananezeza nyina w'uruhinja, ni nako amarira y'abakiranutsi amera ku Mana. Ushobora kuba uyu munsi wa none urorongotanishwa n'ibibazo byo baguhemukiye. Ushobora kuba warahemukiwe n'umugore wawe, cyangwa warahemukiwe n'umugabo wawe. Ushobora kuba ubabazwa na mukeba wawe. Ushobora kuba ubabazwa n'ubushomeri. Ushobora kuba ubabazwa n'abantu bakuroze. Ushobora kuba ubabazwa na za karande zo mu muryango. Ariko Dawidi ni icyitegererezo cyiza ku byo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Uyu munsi amateka agahinduka. Uko Dawidi yahimbaje Imana, akava mu buhungiro no kurorongotana, Imana ikamwicaza ku ntebe i Heburoni, yarangiza ikamukurayo, ikamwimukira i Yerusalemu abantu bose babireba, akaba umwami w'ubwoko bw'Imana. Niko Imana igiye kwibuka amarira yawe, nirangiza igukure mu makuba yawe, igwicaze nawe muri Kanani yawe. Imana nishimwe kandi nihimbazwe. Oh, haleluya. Kurorongotana ni igihe umuntu abuyerezwa n'amakuba n'ibyago,
asa n'udafite kivurira. Kurorongotana ni igihe umuntu aba ahagaritse umutima, agahera nimugoroba akageza igitondo, akaryama mu marira, akisegura amarira, akiyorosa amarira. Umuntu arorongotana ryari? Iyo umubyeyi w'umupfakazi udafite umugabo, wasigaranye abana 4 asigiwe n'umugabo, ari nta gasambu yamusigiye kandi n'akaduka yari afite kakaribwa na muramu we, noneho yareba abana bakamureba, ikigoro isaha yo kurya yagera amosoza agatemba ku maso ye. Umuntu arorongotana ryari? Umuntu arorongotana iyo yari umugore cyangwa umugabo ugeze mu myaka y'ubukuru, akaba afite akana kamwe ariko kari ibyiringiro bye, yajya kubona akabona ako kana kanyoye urumogi kabaye ikirara. Kurorongotana akarira amarira. Kuki Dawidi yavuze ngo ubara kurorongotana kwanjye, amarira yanjye ukayashyira mu icupa ryawe, none se ntiyanditse mu gitabo cyawe? Reka nkubwire aya magambo yiteho. Dawidi ajya kuvuga aya magambo yo kwandika amarira ukayashyira mu icupa, ntabwo ari ikintu gishya kiyerekwa rishya ryari rije, ahubwo yavugaga ibyari byerekeranye n'umuhango wari usanzwe ukorwa muri kariya gace ka Mesopotamiya aho Dawidi yari atuye. Imana nishimwe cyane. Hari umuhango uhari kuko ari abantu bari bazi Imana kandi bajyaga bizera Imana. Hari umuco uvuga ngo iyo umuntu afite amakuba akaba ari mu byago ababaye cyane, iyo arize amarira ye aba yanditseho ubwoko bw'ikibazo cyamuteye kurira. Amarira yawe ayanditseho ikibazo cyaguteye kuyarira. Bari bazi yuko iyo umuntu amaze gupfa, byanze bikunze azahura n'Imana ye, Imana ikamucira urubanza rwo gukiranuka ishingiye ku mibabaro yagize, Imana ntimutabare muri ubwo buzima. Bizeraga yuko hari ubundi buzima buzabaho nyuma y'ubu buzima, kandi ibyo byiringiro natwe turabifite. Ngo nuko babaga bazi ko umuntu ku munsi w'umuzuko nahura n'Imana ye azayereka ibibazo yagize, akayereka amakuba yagize, ashingiye ku marira yabitswe mu icupa, kuko buri gitonyanga cy'amarira kiba cyanditseho ikibazo cyaguteye kuyarira. Habaga harimo abagore bapfushije abagabo bari ku rugamba, habaga harimo abagabo babaye imfubyi, abantu babaye imfubyi n'ababaye incike, habaga harimo abantu barwaye indwara zikanga gukira, hari abantu babaga bishwe n'inyamaswa, hari abaga bapfuye bahemukiwe nk'uko Kayini yapishe Abeli. Imana nishimwe cyane. Babaga bazi ko kuri uwo munsi ayo marira abitse mu icupa afite urwandiko rw'ubutumwa ruherekeje azashyirwa imbere y'Imana, kugira ngo muri icyo gihe cy'ubuzima bundi buzakurikiraho, Imana izite ku mubabaro wagize muri cya gihe cya kera, nirangiza iguhoza amarira mu buzima bw'igihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Ariko tumaze kumenya iby'ukuri by'Imana, imaze kutwihishurira iciye mu bahanuzi n'intumwa zayo, tumenya yuko Imana ishobora guhoza umuntu amarira mu gihe cya none, kandi yuko hari abantu bitwa abamarayika bashinzwe gufata ayo marira. Imana nishimwe cyane. Ndakubwira mwene data ngo uyu munsi urarira, ariko niba ufite ibyiringiro wizera Imana, nukura amarira yawe uyu munsi agiye guhinduka umunezero, kandi mu mwanya wo kwambara ubushwambagara no gusiga ivu, ahubwo dore ugiye kwambara ikamba kubw'izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Imana yitaye ku marira yawe. Amarira arimo imbaraga zikomeye zikora ku mutima w'Imana. Iyo umuntu w'Imana arize, Bibiliya tubwiye ngo haba hari marayika ushinzwe kuba uri hafi aho ngaho. Ni iki kitumye mvuga ngo ni marayika Imana ivuze? Nuko Bibiliya tubwira ngo abamarayika nabo ni imyuka ngo ishinzwe gufasha abantu bazaragwa ubugingo. Igihe Yesu bamubazaga niba ari umwami, yarababwiye ati iyo nza kuba ndi umwami w'isi, mbambwiye data kohereza legiyo 12 z'abamarayika bakaza kundwanirira. Muribuka igihe Yosuwa yari mu rugamba ajya kubohoza igihugu cy'i Kanani, uribuka ko yabonye umugabo wari uhagaze iruhande rwe, uwo nguwo yari marayika, amubwira ko aje mwizina kubw'izina ry'Uwiteka Imana. Yari umugaba w'ingabo z'Uwiteka Imana. Dufite abamarayika bariho bashinzwe buri muntu ku giti cye, ndetse ntufite umwe, ntufite babiri, ufite benshi bashinzwe kwita ku mibereho n'ubuzima bwawe
bwa buri munsi, nibo batuma imodoka itakugonga iyo uri mu nzira, nibo batuma hari ibyorezo biza ntibikwice, nibo batuma urwara malariya ugapfa wowe ugasigara, kuko hari icyo Imana yakwandikisha kukugirira neza. Kandi reka nkubwire mwene data nti nubwo uyu munsi urira ukaba uboroga ukaba uvuga uti Imana yatinze kunyumva no kunsubiza, ariko ndashaka kuguhumuriza nkubwire ngo amarira yawe yarumviswe, Imana yamaze kuyandika mu gitabo cyayo. Icyayiteye kuyandika ni uko ishaka kugusubiza. Umugore witwa Hana wari umugore w'umugabo witwaga Hana, umugore wa nyina wa Samweli, yagize igihe kinini cyo kurira ariko yizeraga Imana. Hana, Bibiliya itubwira yuko yari ingumba, ntago yabyaraga, ngo Imana yari yaramuzibye inda. Akagira mukeba witwaga Penina ngo yari afite abana b'abahungu n'abakobwa. Birashoboka yuko ukurikije uko umuco w'Abisirayeli wari uteye mu gihe cyabo, iyo umugabo yashakaga umugore umwe, bikaba ngombwa ko yashaka uwa kabiri ari uko hari impamvu yabaye ifatika ibimutera. Urugero nko kuri Hana yari yarabuze urubyaro, kandi byari ngombwa ko umugabo we abona abana kugira ngo izina rye ritazasibangana mu muryango n'ubwoko bwa Isirayeli. Imana nishimwe cyane. Nuko iyo umugore wawe yabaga yarabuze urubyaro, akenshi byakundaga kwemezwa nibura mumaze imyaka nk'icumi mu bana. Ni ukuvuga ngo biragaragara yuko Hana yari amaze imyaka myinshi atabyara. Aho baje gushakira Penina, niba ariko byagenze bityo koko akaza kubyara abana b'abahungu n'abakobwa, akenshi abantu bakurikiza abana barutanwa nibura imyaka 2. Niba avuga ngo yari yarabyaye abana b'abahungu n'abakobwa, birashoboka ko tuvuga ngo yari afite abakobwa 2 n'abahungu wenda 2, kuko Bibiliya ivuga ko atari umwe, ariko ntivuga umubare. Ariko yivuze mu bwinshi ibivuga yuko bari barenze umwe. Tuvuge ko yari afite abana 4 gusa da. Abana 4 ubagereke ku myaka yindi Hana yabanje kumara atarabyara, biragaragara ko Hana yabaze imyaka myinshi ari mu rugo yarabuze urubyaro. Nimwumve namwe umubabaro no kurorongotana umuntu aterwa no kuba yarabuze umwana. Kandi buri umwaka uko watahaga, Hana n'umugabo we bajyaga i Yerusalemu, bajyaga i Shilo, aho igicaniro cy'Uwiteka Imana cyari kiri, agasenga agatura amaturo. Hashira imyaka myinshi, nibwira ko irenga 10, uyu mugore yarabuze urubyaro. Imana nishimwe cyane, kugeza umunsi umwe ubwo habaye ikintu cy'igitangaza. Icyo gihe ngo yarasumbanirijwe, ahitamo kuririra imbere y'Uwiteka Imana. Uyu munsi nawe ushobora kuba waragize igihe cyo kurakara, wenda Hana nawe yararakaye. Ushobora kuba waragize igihe cyo kwivumburira Imana, ahari Hana nawe yarayivumburiye Imana. Ariko Imana ntabwo icyo ishaka ari uko twivumbura, ahubwo nuko duca bugufi imbere y'ubutware bwayo nk'umubyeyi udukunda, tukayibwira amaganya yacu, kuko ariyo yita kuri twe. Imana ishimwe cyane. Kwivumburira Imana no kurakarira Imana ntabwo bishobora gutuma igisubizo cy'Imana kiza. Wibuke igihe Imana yatumaga umugabo witwa Yona kujya i Tarushishi, kujya i Nineve, we yafashe icyemezo cyo kwigumura ndetse abanza no kwinubira Imana, afata inzira yo gutoroka Imana ajya ahandi hantu. Nuko kutumvira Imana no kwinubira Imana byatumye asoreza mu nda y'urufi. Ariko biratubwira ngo ari mu nda y'urufi yaciye bugufa asenga Imana, ngo aririra Imana, atakira Imana. Imana yumva, ireba amarira ye, maze yumva guca bugufe kwe, nuko irongera imugirira imbabazi. Nakubwiye ngo amarira y'umukiranutsi ameze neza neza nk'uko inkonda z'uruhinja ziryohera nyina. Iyo turiza amarira dufite umutima uciye bugufi, Imana irabyandika mu gitabo cy'urwandiko cy'urwibutso, kikandikwa kugira ngo Imana ishyireho umunsi wo kugutabara. Kandi uyu munsi niba ubikoze, Imana yawe iragutabara. Oh haleluya, Imana nishimwe cyane. Hana uyu nguyu ngo umunsi umwe ngo yari afite intimba nyinshi, bagomba kujya gusenga ku rusengero, bagomba kujya ku gicaniro cy'Uwiteka i Shilo. Ariko ngo umugabo we yaramukundaga cyane, ngo yamubona babajwe nuko adafite abana, ngo akamubwira ngo niki kigutera agahinda? Ubu ngewe umugabo wawe Rukana ntabwo nkurutira abana b'abahungu 10. Hari igihe mwene data nkubwire,
umuntu akwihanganisha mu kibazo cyawe kandi abikorana umutima mwiza kubwo kugukunda, ariko wabyitegereza mu mutima wawe ukavuga uti impamvu nkomeza utyo ukabishobora ni uko utari mu kibazo cyanjye. Erega agahwa kari ku wundi karahandurika. Birashoboka yuko Hana nawe yibwiraga umugabo wanjye rukana nubwo ankunda ariko ntashobora kumva umubabaro wanjye, kuko we mu kunanirwa kuwihanganira kwe yazanye Penina kandi yamubyariye abahungu n'abakobwa. Reka nkubwire mwene data, hari igihe umushumba wawe ikibazo cyawe atacyumva ngo umve uburemere nk'uko ubwumva. Hari igihe se ukubyara abasha kutumva uburemere bw'ikibazo cyawe nk'uko wowe ubwumva. Hari igihe umuntu wawe ugukunda cyane atabasha kuba mu mwanya wawe uko bikwiriye, ariko hari Imana idukunda. Hari umubyeyi wacu twese, imbabazi ze ni nyinshi. Iyo tubabaye tubabarana nawe. Niko Bibiliya itubwira ngo ntabwo dufite umutambyi utabasha kubabarana natwe, uwo Yesu Kristo, ngo kuko nawe yageragejwe ari mu isi nk'uko tugeragezwa, ariko we aboneka atariho urubanza. Iyo ufite agahinda ko kutabyara, Yesu akumva nk'uko wowe ukumva. Kandi iyo amarira uyarize kubw'ikibazo cy'urubyaro, ngo ayo marira aba yanditseho ko ukeneye urubyaro. Hari marayika ushinzwe kuyafata. Reka nkubwire mwene data ngo amarira yawe ntabwo ashobora kugwa hasi. Hari icupa Imana yagennye rifata amarira yawe, ukuboko kutaboneshwa amaso, ukuboko utareba ngo ukubone, kuba marayika w'Imana gufasha amarira yawe. Kandi amarira yawe yanditseho icyatumye uyarira, kandi bishyizwe mu gitabo cy'Uwiteka, kuko Imana igiye kukugirira neza uyu munsi. Reka nkubwire, Hana ngo yajyaga babazwa na mukeba we. Ufite abantu baguhanda mu mbavu, ufite ibibazo biguhanda mu mbavu, n'ubu ngubu urarizwa nabyo, ndetse urumva n'iri jambo nabwo ukongera ukarira. Ariko Imana iravuze ngo ayo marira yawe yanditseho kiri kukuriza, kandi ikitumye intuma ngo nkubwire nuko uyu munsi igiye kugusubiza. Ushobora kuba warabuze urubyaro imyaka 15, ariko umwaka utaha ndaguhanuriye ngo uzajya kugura umutaka wo gutwikira umwana. Imana nishimwe cyane. Urwaye ubwo burwayi imyaka 8, ariko Imana ikiza. Yesu wavuze ngo imibyimba yindi dukiza indwara, ni unumye ngo nkubwire ngo iyo ndwara urayikira kandi urahaguruka ku gisasiro cyawe neza abayubaha. Imana itanze ihumure. Oh haleluya. Ndavugana nawe wowe wari warishwe n'urumogi, warishwe n'inzoga, ibiyobyabwenge byakubereye indiri. Iyo utashye ninjoro umaze gusinduka urarira ukavuga uti mwami ntabara, ntago nshaka ibiyobyabwenge, ariko byananiraniyeho. Imana iravugana nawe ngo igiye kugukiza ibiyobyabwenge, kuko ari ibasha kurema ikintu yarangiza ikagishyiraho kigakunda. Uyu munsi yumvise kurira kwawe, nawe ugiye kugutabara. Imana nishimwe cyane. Wewe wabuze ishuri, udafite ushobora kuri gushyiramo, wabaye nk'igicibwa mu muryango, Imana irashaka kugenderera nawe. Shiraho ikibazo cyawe kiriho, nurangiza utakira Imana yawe, ujye imbere yayo uyibwiza ukuri ko mu mutima, nk'uko turebye Hana yabigenje. Ngo nuko Hana uwo munsi bamanuka ishiro. Ngo bageze ishiro, ngo ni umugore wari umunyamibabaro yaramusaritse yaramwuzuye, ngo ajya imbere y'Imana gusenga. Ngo yasengaga amagambo adasohoka mu kanwa ke, iminwa yaratitiraga gusa, ariko amagambo ntabashe gusohoka. Hari igihe agahinda gasari ku mutima wawe, nk'uko Abanyarwanda bagiye babivuga ngo umutima usaritswe usobetse amaganya ntubasha gusobanura amagambo. Hana yarageze ahantu atakibasha gusobanura amagambo, yarageze ahantu ashokwiriye kuba yaratakaje ibyiringiro. Hari igihe ugira ikibazo ukavuga uti iki sinkirirwa ngisengera kuko cyaranze, ariko Hana yari afite kwiringira. Yarazi bya byiringiro bitabasha gukoza isoni bibonekera muri Kristo Yesu, kuko urukundo rwe rwadusabye. Ndagusabye ngo wowe warutakaje ibyiringiro, ongera wikomereze ku Mana, kuko yatabaye Hana nyuma y'igihe kinini, uyu munsi nawe urashaka kukugirira neza. Erega impamvu yitwa Imana yacu nuko yita kuri twe, imenya amaganya n'agahinda kacu, ikadutabarira kuba Imana yacu. Igituma yitwa Imana ikomeye nuko ibyo ibasha gukora abandi bantu batabikora. Ni Imana ikiza sida, ni Imana ikiza ubumuga, ni Imana ikiza imbasa. Nanjye uhagaze imbere yanyaha ndi umwana muto nigeze kurwara imbasa, ariko murabona ko nagendera ku mbago, murabona ko nticaye mu kagare. Nubwo hari benshi imbasa zamugaje bakaba bicaye mu tugare cyangwa bikurura hasi, ariko njyewe Imana yangiriye neza. Ndi umugabo wo guhamya yuko Imana ibasha gukiza imbasa. Imana nishimwe cyane. Ndakana gato narwaye imbasa,
Imana irankiza, ishobora kugukiza. Nta hantu Imana itavana umuntu, nta n'ahantu Imana itageza umuntu. Mwene data gira ibyiringiro, kuko uyu munsi ari umunsi w'ibyiringiro. Haguruka umere nka Ana. Hana ngo aragenda arira Imana, ngo arayitakambira, ngo uwo munsi ahiga umuhigo. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ati Imana, nunkuraho iki gitutsi cy'igisuzuguriro, ukampa umwana nanjye w'umuhungu, nanjye nzamugutura, azaba uwawe iteka ryose. Nta cyuma kizogosha kizamuca mu mutwe. Umwana mutanze kugira ngo abe umunaziri. Imana nishimwe cyane. Reka nkubwire ngo iyi Imana yagukerereje ikajya kugutegera, ntabwo igutegera twegerane, ahubwo igutegera iyawe bwite, ugenda mukanezerwa. Umwana Hana yabonye yavutse ari umwana umwe witwaga Samweli, aba umutambyi w'Uwiteka, aba umutware w'Abisirayeli, aruta abana benshi bari bafitwe na mukeba we. Reka nkubwire mwene data, igisubizo kimwe gishobora kugutera ipasi. Imana ishobora kugusubiza rimwe bigahindura amateka y'ubuzima bwawe. Izina rya Hana ryaramamaye mu gihugu cya Isirayeli kuko baravuze ngo ni umubyeyi wabyaye neza. Ushobora kuba waratinze kubyara, ariko Imana nigusubiza biturutse ku kuyegera, ukayiririra, ukayitakira, Imana izakwibagiza yuko hari n'abandi bagutanze kubyara. Kandi Imana yitanze ntabwo itanga rimwe. Iyi Imana iguhaye iguha nk'inshuti nziza, ikugabira rimwe yarangiza ikakongera. Imana imaze kumuha Samweli akamuha Imana, Imana yongeye kumuha kubyara abahungu ndetse n'abakobwa. Urugo rwa Elukana rwarasusurutse, agahinda no gukorwa n'isoni byaterwaga no kutabyara ndetse no gashungo no gutotezwa yakorerwaga na mukeba we byarangiye umunsi Imana imuha gusama nawe akabyara. Nkubwire mwene data, impamvu wibwira ko ufite igisuzuguriro nuko Imana itaragusubiza. Iyi Imana igusubije, igisuzuguriro kirarangira. Dore igisubizo cy'Imana ukuntu kimera. Uzarebe iyo wabwiriwe udafite ibyiringiro byo kurya, umutima wawe uhagarikishwa nuko udafite icyo kurya. Ariko iyo wabonye ibyo kurya ukarya, ntabwo ushobora gutekereza ku mpungenge wari ufite utarabibona. Imana nimara kugusubiza irabikujyanye ku rundi rwego, ntabwo uri bwongere gutekereza ku byo utari ufite. Hana Imana yamuhaye umwana. Ubara kurorongotana kwanjye, amarira yanjye uyashyira mu icupa ryawe, none se ntiyanditse mu gitabo cyawe? Nashaka kuvugana nawe mwene data, nawe subiramo aya magambo uyavugane nanjye. Uwiteka Imana yanjye, ubara kurorongotana kwanjye, amarira yanjye yanditseho ibibazo byanjye, utuma marayika wawe akayashyira mu icupa ryawe, none se ntiyanditse mu gitabo cyawe? Amarira ya Dawidi yarize ahigwa na Sawuli, amarira Dawidi yarize afite ubwoba ko ari bwicwe na Kishi, amarira Dawidi yarize yibwira ko inzoka zamurira mu bihuru no mu bihanamanga. Ayo Imana yarayumvise, iyashyira mu icupa ryayo, iyandika mu gitabo cyayo. Ku munsi w'amateka Imana ikura ababisha be imbere ye. Imana imwicaza mu ntebe y'icyubahiro. Imana imugira umwami w'abantu bayo. Imana imuha gutunga, imuha amahoro impande n'impande. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru yumvise kurira kwawe, ibona kwizera wayizeye, amarira yawe yanditswe mu gitabo cyayo, hatumwe marayika ugiye kuza kugutabara ngo azane igisubizo gituruka ku Uwiteka. Uyu munsi ni umunsi wawe wo kwibukwa, kandi uyu munsi ni umunsi wawe wo gusubizwa. Uyu munsi ni umunsi wo kugirirwa neza, uyu munsi ni umunsi w'amahoro. Imana nk'uko yibutse Hana amaze kurira imbere yayo ku gicaniro Shilo, nawe niko Imana igiye kugusubiza nonaha, niba ibyiringiro byawe bikiri ku Mana. Ndakubwiye ngo ikibazo cyawe cyanditse ku marira yawe, amarira yawe yanditsemo ikibazo ufite. Marayika w'Imana afasha amarira yawe, ayashyize mu icupa, ayajyanye imbere y'intebe y'Imana. None bidatinze Imana iragushubije. Izera Imana, ntushidikanye, ntucike intege kubw'ibibaye n'ibyo kubaho, kuko ikigiye gukora nicyo kirusha ibindi byose byabayeho kuba cyiza. Ugiye kugira amahoro, ugiye kugira umunezero, usubijwe n'Imana none aha ngaha. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguha amahoro.